incamake ku mabanga y'umwijima. Dutangiranye n'abiruka ndetse hari umusore uziritse kandi wambaye imyenda bigaragara ko ari iya kera. Ku rundi ruhande hari uri kwaka umuriro mu kiganza cye. Umusore atabaza ati oya 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 oya. Ku rundi ruhande hari umukobwa bigaragara ko aziritse. Hano hari abari kureba nabi cyane kandi bigaragara ko bambaye imyenda ya kera. Umugabo uri aha ngaha arimo kwitegereza cyane, isura ye yahise hindukamo umusore wambaye marinete ari aha ngaha. Umusore akikijwe n'inziki zimuzengurutse afite ubwoba bwinshi cyane. Iyi nkuru yatangiye mu byumweru 2 bishize mbere y'uko umutongero badutongereye utangira. Nako tugiye kureba bakita amabanga y'umwijima. Ati abakobwa banjye beza cyane kandi b'abahanga, ati ahubwo se umwana wanjye w'umuhungu ari hehe cyangwa se umusore wanjye ari hehe. Hano hari umukobwa avuga ati wa musore we ntabwo urasomana na rimwe cyangwa se nta muntu uragusoma na rimwe. Ku rundi ruhande hari umukobwa uvuga ati abandi bana mungana bari mu bintu bya tekinoloji, ariko uri aha ngaha urimo gutangaza ibintu by'inkuru wirirwa kuri keyboard ngo urimo gupublishinga inkuru. Abakobwa babiri baraha, umwe abwira mugenzi we ati nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo gihindure intekerezo zanjye, uriya musore ndamukunda kandi nzamukunda bihoraho iteka. Umugore ahangaha avuga ati sheri nta mafaranga dusigaranye yo kumanaginga, ndetse amafaranga nsigaranye aka kanya byibura yamara iminsi 3 yonyine. Wa mugabo twabonye yambaye imyenda ya kera avuga ati aka kanya ndagira ngo mbabwire ko umuryango wacu umaze iminsi mu bintu by'ubushomeri bukomeye cyane. Kwa kundi umuntu aba afite ubushomeri, ubukene bwugarije umuryango. Umugabo uri avuga ati wa mwana we genda uhamagare papa wawe ndetse ugende wereke uyu musore Barnabas icyumba cye. Wa musore we Barnabas ugiye kuba muri uru rugo igihe kingana n'ukwezi. Batungurwa bavuga bati ukwezi kose. Umukobwa uri avuga ati ariko mu byumweru 2 bishize watubwiye ngo turi abashomeri nta mafaranga dufite, ndetse biryo dusigaranye tukaba turi kubimanaginga muri iyi nzu turimo tutari kubasha gusohoka. None ni gute ushaka kuzana uriya musore Barnabas? Umusore uri ahamagara ati Barnabas, umukobwa ahamagara ati Sofia. Bino bintu nibyo ngiye kubazanira mu ka episode ka mbere turahita dutangira nyuma y'uko urebye kano ka video. Naga filime keza wowe urajya ushakisha amabanga y'umwijima ubundi duhita tukageraho neza cyane. Ati buretse gatoya ushatse kuvuga ko bino bintu wari ubizi neza ngo yino nzu barimo ngo ntabwo barimo kubasha kuyisohokamo nyuma y'umutongero batongerewe. Umugabo avuga ati nyuma y'imyaka 25 ishize njyewe n'umuvandimwe wanjye mutoya twafashe urugendo tujya gusura nyogokuru wacu Nyagasani. Barahangaha ku ruhande ngo ni mu myaka 25 ishize. Ati wa musore witeka ryose uhora ufite ubwoba. Undi avuga ati buretse gatoya. Ati none se ugiye gukora iki? Undi avuga ati kino ngiye kukijyana. Undi avuga ati oya ntabwo ushobora kukijyana, gisubizaho gikuye nonaho igitaraganya. Nyagasani, aka gafilime keza cyane ngiye kukuzanira kitwa amabanga y'umwijima. Nta kindi ukeneye gukora gusa uretse kujya ushakisha amabanga y'umwijima cyangwa se ukakanda kuri subscribe buri uko ngakizeho ugahita ukabona ibindi byirebera, ubundi tuzabona nejo kuri episode ya mbere.